Baha ikaze mwese bakunzi ba M Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora, ndabashishikariza kuyikora. Baha ikaze. General Muhoozi yatumiye abanyarwanda muri Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Museveni mu bikorwa bya gisirikare byihariye, General Muhoozi Kainerugaba yatumiye abanyarwanda muri icyo gihugu ngo bajye kwidagadura no kwishimira ibiruhuko. Ni ubutumwa yatambukije ku rubuga rwe rwa X kuri uyu wa kane tariki ya 26 Kamena 2025. General Muhoozi yavuze ko mu gihe inshuti n'abavandimwe bitegura iminsi mikuru ijyanye no kwibohora ku nshuro 31 n'ibiruhuko biri imbere. General Muhoozi ukunda kugaragaza urukundo akunda u Rwanda yanditse ati: "Nshuti bavandimwe b'Abanyarwanda, mu gihe mwegereje iminsi mikuru ijyanye no kwibohora ku nshuro 31 n'ibiruhuko biri imbere, ndabatumira n'umutima wanjye wose muze mudusure hano mu Bugande." Akomeza agira ati: "Imipaka irafunguye, amahoro ni yose, muze mwishimiye n'abavandimwe, musure inshuti n'imiryango, mwidagadure mu gihugu cyanyu, muhagurukane n'umunezero n'akanyamuneza." Uyu mujenerali yavuze ko Uganda ari iwabo w'Abanyarwanda kandi barisanga. Ati: "Mbifurije ibiruhuko byiza, Imana ibarinde." Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda iherutse gutangaza ko hagati ya tariki ya mbere kugeza ku ya 4 Nyakanga ari ikiruhuko rusange ku bakozi ba leta. Hari ikiruhuko cy'itariki ya mbere cyo kwizihiza umunsi w'u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge ku bakoroni b'Ababiligi, ndetse n'ikiruhuko cyo ku ya 4 Nyakanga ubwo hazaba hizihizwa umunsi wo kwibohora ku nshuro 31. Guverinoma kandi yatanze ikiruhuko rusange ku itariki ya 2 n'iya 3 Nyakanga 2025. Uyu niwo musozo w'ikiganiro cyacu twabateguriye, by'umwihariko ndi Emmanuel Wihanganye. Iyi ni M Media TV. Ndabasaba gukanda subscribe, video niba wayikunze ukande like, share ndetse na comment. Naho utaha.